mukanze kuri no video mboneho no kubiseguraho ko natinze kubahereza video nshyashya, video zibahereza izindi nyigisho zerekeye amashanyarazi. Rwose nakomeje kubona muri comment zanyu mumbwira ko mukeneye amasomo, abandi mumbaza impamvu nabuze, ariko ibyo byose nta mutima mubi wari urimo. Nari ndi gucangacanga, nari ndi mu kandi kazi, ariko uyu munsi naje. Rero ndagusabye fata amasegonda 2 ukande kuri like na subscribe, ubundi twikomereze. Uyu munsi nkuzaniye isomo ngiye kukubwira ibikoresho by'ingenzi umu electricien agomba kuba afite. Niba uri umu electricien cyangwa niba wifuza kuba we, ikintu cya mbere umu electricien agomba kuba afite ni ubumenyi, skills, ubumenyi bwo gukora amashanyarazi ku rwego runaka kandi ukabikora neza. Icyo nicyo kintu cya mbere kikuranga ko uri umu electricien. Wakwibaza utese ni ubumenyi bungana gute, ni ubumenyi bumeze gute? Icyangombwa si ubumenyi bwinshi, ahubwo icy'ingenzi ubumenyi ufite ubukoresha gute. Ese ubumenyi ufite ubukoresha neza? Ushobora kuba ufite ubumenyi bukeya ku kintu, ariko n'ibyo uzi ukabikora neza, udasondetse, udashyizemo amanyanga. Hanyuma ushobora kwibaza ngo ubumenyi babukura mu ishuri gusa. Hoya, yego wabukura mu ishuri, mu mashuri yigisha amashanyarazi, ariko nino channel Innovation and Electrical nababwiye ko ari ahantu heza wakwigira amashanyarazi bitagombereye kujya kwicara ku ntebe y'ishuri. Wakwiga amashanyarazi ukurikiye ino channel Innovation and Electrical. Ni channel wakwigiraho amashanyarazi neza kandi ukabyumva neza ku murongo. Igikoresho cy'ingenzi cya kabiri umu electricien agomba kuba afite mu mwuga we ni pensi cyangwa se plier, amapensi. Amapensi rero, pensi ziba mu buryo ubwoko bune, ziba mu bwoko bune, ariko iya mbere umu electricien agomba kuba afite niyo bita universal plier cyangwa se pensi universelle, cyangwa se mu yandi magambo electrician plier. Bivuga ngo ni pensi y'umu electricien. Uzakunda kuzibona umu electricien wese ningi yaba afite, nta yindi. Izi ni ikunze gukoreshwa cyane n'abantu bakora amashanyarazi. Hanyuma iyi ngiyi ikabikunda gukora ahantu nko gukata insinga. Urabona ahantu nk'ahangaha irakata ikata insinga, hanyuma ikazinga n'insinga. Ikindi ikora, ikoreshwa mu gushishura insinga. Kwa kundi uba ufite urusinga, zino nsinga zisanzwe, ikoreshwa mu gushishura insinga. Ikoreshwa ahantu hatatu. Ikoreshwa ikata urusinga, hanyuma igakoreshwa ishishura urusinga, iri kudenida insinga. Hanyuma nanone igakoreshwa iri kuzinga urusinga, kwa kundi uri gukora connection y'amasinga. Ni iyi ngiyi bakoresha, niyo mpamvu bayita electrician plier. Pensi ya kabiri aba electrician bakoresha ni pensi yitwa side cutter plier. Ni pensi ntoya ikora akazi kamwe konyine ko gukata insinga. Murayibona ni iyi ngiyi, akazi kayo ni ugukata gusa, ikata insinga. Ariko hari n'ahandi ikoreshwa iri nko gushishura insinga. Mu gihe ufite nk'urusinga runini nka zira nsinga za konteri, wakoresha n'ingiyi uri gushishura. Hanyuma ariko akamaro kayo bwite ni ugukata, niyo mpamvu bayita side cutter plier. Hanyuma igikoresho cya gatatu umu electricien akwiye kuba afite kandi kitabura ni tournevis cyangwa se screwdriver. Bayita tournevis mu rurimi rw'igifaransa, ariko mu cyongereza bayita screwdriver. Hanyuma rero tournevis zikaba nazo zibamwo, navuga ko ari nk'amoko atandukanye cyangwa amatype atandukanye, kubera ko nk'ingi mubona ni tournevis speciale. Iyi ngiyi ifungura amavisi ari speciale, iyi ngiyi murayibona. Hanyuma rero hakaba n'indi bita tournevis ya plat, iyo bita mu cyongereza flat screwdriver.
flat screwdriver ni iyi ngiyi mubona yo iba ifite umutwe umeze gutya, ufungura ya mavise ari pla murayazi. Iki ni igikoresho umu electricien akwiye kuba afite kitabura, ariko nanone mu maturunevise umu electricien aba akwiye kwitonda, kubera ko ntabwo ari turunevise zose umu electricien akwiye gukoresha, nubwo zose zakora ariko hari izabugenewe z'umu electricien. Urugero murabona nk'izi ngizi, izi turunevise ntabwo ari iz'aba electricien, murabona ukuntu zino zimeze, izi nazo ni turunevise ariko izi ngizi ntabwo zagenewe abantu bakora mu mashanyarazi. Murabona ino ni plastike ariko iki ni icyuma, ushobora kuba uri gufunga rero ukibeshya ugakoza intoki hano ku cyuma, kandi amavisi uri gufunga arimo umuriro, ugasanga umuriro uragufashe. Niyo mpamvu izi ngizi ntabwo ari iz'aba electricien, ahubwo izi ngizi ni iz'aba mekanisiye. Iz'aba electricien ni bene izi ngizi ziba zifite plastike impande zose, hagasigara akanya gatoya k'icyuma ari nako gafunga amavisi. Igikoresho cya kane umu electricien adakwiye kubura ni tester, electrical tester. Aka ni agakoresho k'ingenzi cyane ku mu electricien adakwiye kubura, kubera ko aka niko kamufasha kumenya ko installation agiye gukoramo cyangwa kudepana niba harimo umuriro, niba harimo kura. Ni ukuvuga ngo akozaho hano haba harimo agatara, iyo harimo umuriro akozaho kakaka. Twakomeje rero n'igikoresho cya gatanu. Igikoresho cya gatanu umu electricien adakwiye kubura ni icyuma, cyangwa se igisu bitewe n'aho ukomoka, ariko bakacyita electrical knife. Ni icyuma gikoreshwa mu mashanyarazi. Hanyuma rero iki gikoresho cyo kikaba gikoreshwa mu kudenida insinga, mu gushishura insinga, kandi akenshi kikaba gikoreshwa igihe ufite nka cable, ziriya cables zo mu butaka cyangwa ziriya cables zo hejuru, hari ukuntu uba ushaka kuyishishura, kuko pensi itayishishura iriya singa, rero ukoresha iki ngiki, ukoresha iki gikoresho cyo gishishura cables, nka ziriya nsinga ziriya cable za trifaze ziba zirimo insinga enye cyangwa eshatu. Ntabwo wakenera kuyishishura ngo ukoreshe ipensi, oya, ukoresha iyi knife, ukoresha iki cyuma. Igikoresho cya gatandatu umu electricien w'umunyamwuga adakwiye kubura ni digital multimeter, cyangwa se appareil multimetre. Appareil multimetre iyo ni igikoresho cy'ingenzi cyane, ku buryo gishobora gukoreshwa nka tester, kandi yifashishwa mu gupima voltage y'umuriro, kandi kanifashishwa mu gupima current y'umuriro, mbega tension y'umuriro. Ikora akazi kenshi cyane umu electricien, niyo mpamvu akwiye kuyigira ino appareil multimetre. Eje no ku gikoresho cya karindwi cy'umu electricien. Umu electricien agomba kuba afite gloves cyangwa se ga ni igikoresho cy'ingenzi umu electricien agomba kuba afite, kubera ko gikoreshwa ahantu hatandukanye kandi h'ingenzi. Urugero nk'iyo uri gukora muri boîte cyangwa muri confre cyangwa muri distribution board, haba harimo insinga nyinshi, kandi ntabwo ukwiye kujyamo n'intoki gusa, kuko ushobora kwisanga wakoze mu muriro. Ikindi kiriya cyuma amaze kubereka, hari ukuntu gifata urimo gufunga connecteur cyangwa urimo gushishura, hari ukuntu gifata ukagifata nabi, umuriro ukaba wagufata. Rero ga ugomba kuba ufite ga zifite plastike mu kiganza. Igikoresho cya munane ukwiriye kuba ufite nicyo bita itoroshi cyangwa se torch. Itoroshi nta yindi ni inkingi, ntabwo ari nka ziriya zisanzwe zo mu rugo, ahubwo ni itoroshi yihariye, kuko abenshi bagorwa no gukora akazi ka nijoro. Abatekinisiye benshi bagorwa n'akazi ka nijoro cyangwa bugorobye, cyangwa ukamuhereza nk'akazi ngo nagiye kukudepanira hejuru muri plafo, kuko akenshi haba hijimye, ugasanga afite ikibazo cy'urumuri.
hari abashyira telefone mu kanwa ariko bikabagora. Rero igikoresho cy'ingenzi umu electrician adakwiriye kubura ni itoroshi, torch. Hanyuma iyi toroshi rero ntabwo ari nka ziriya zisanzwe, kuko iyi yo uyambara ku mutwe. Kanze mbereke, iyi yo uyambara ku mutwe, hanyuma kano ukambara ku mutwe, kajya ku mutwe gutya. Murabona ko kari ku mutwe, ushobora kukambara ku mutwe warangiza ukarenzaho ibikoresho byawe ubundi ugakomeza akazi. Iki gikoresho rero ni ingenzi, murabona ko ari ingenzi. Gutyo cyambaye ushobora gukora akazi kawe bisanzwe, niba uri mu mwijima ugakora nta kibazo, akazi ka nijoro ntikagutera ikibazo. Murabona rero ko iki ni igikoresho cy'ingenzi cyane ku mu electricien. Igikoresho cya 9 umu electrician adakwiye kubura ni metero cyangwa se measuring tape. Metero rero idufasha mu buryo bwinshi, kuko niyo tugiye gukora devis y'urusinga ruzakoreshwa, dukoresha metero kugira ngo tumenye uburebure bw'ahantu runaka tuzashyira iyo singa. Ikindi si aho ngaho gusa, kuko metero iragufasha no kumenya ese amatiyo uzakoresha, uburebure bw'amatiyo kugira ngo ukore devis y'amatiyo uzakoresha mu nzu, ndetse n'ibindi byinshi. Niyo mpamvu rero urumva ko umutekinisiye w'umu electricien akwiriye kuba afite metero. Igikoresho cya 10 umu electricien akwiriye kuba afite ni igikoresho cyitwa inyundo, marto. Inyundo, urabona ino ni inyundo. Ntabwo rero ikwiriye kubura ku mu electricien, ntabwo akwiriye kubura igikoresho cyitwa inyundo. Inyundo ikoreshwa ahantu henshi, kuko iyo turi gutera boîte, ziriya boîte de connexion cyangwa se confrère divisionnaire, dukoresha inyundo. Ikindi iyo turi gukoresha attache, turiya du clips dufata amatiyo, dukoresha inyundo. Hanyuma rero twakomeje ku gikoresho cya 11 cy'ingenzi umu electricien akwiye kuba afite mu kazi ke, ni igikoresho cyitwa scie. Aka kantu murakabona, ubundi bamwe bakita scie à métaux, ariko kitwa scie. Aka gakoresho rero gakoreshwa mu gukata amatiyo. Iyo turi gukata amatiyo, ziriya tiyo ducishamo amasinga mu bikuta imbere cyangwa se inyuma, dukoresha akangaka. Hari abakoresha icyuma, ariko igikoresho cyabigenewe cyo gukata ari amatiyo ni iki ngiki, scie. Aka nako ni ingenzi rero, mutekinisiye we urakwiye kugira aka gakoresho. Hanyuma igikoresho cya 11 cy'umu electricien mu bikoresho by'ingenzi akwiye kugira ni igikoresho cyitwa span. Igikoresho cyitwa span ni iki ngiki. Usibye ko zirimo amoko, hari zigira imyanya 2 gusa, ariko iki kirakenewe cyane kuko ni igikoresho gifungura amaburo. Muzajya mubibona, amaburo yo kuri connecteur, amaburo ya hehe na hehe. Iki gikoresho nicyo gifungura amaburo, cyifashishwa cyane iyo turi kurira nk'amapoto kwa ziriya ligne za transmission, kwa ziriya ligne za ku mapoto nyine asanzwe. Turi guhereza abaturage amakonteri, dukunda gukenera ibingibi kuko nibyo bidufasha gufunga ziriya connecteur. Hanyuma rero igikoresho cya 13 mu bikoresho by'ingenzi umu electricien akwiye kuba afite ni imyenda y'akazi. Imyenda y'akazi ku mutekinisiye uwo ari we wese ni ngombwa, usibye no ku mu electricien. Umu electricien rero akwiriye kugira imyenda y'akazi. Imyenda y'akazi ni iyihe rero? Icya mbere ni iyi ngiyi nambaye, teni iyi nambaye, ariko ku mu electricien ho bikaba akarusho, akabaho kondisiyo, kuko imyenda y'umu electricien ikwiriye kuba ari ishati y'amaboko maremare. Urabona nka gutya kwanjye, ikwiriye kuba ari ishati y'amaboko maremare n'ipantaro, cyangwa se wenda akaba ari sarubeti, ariko ikaba ifite amaboko maremare ageze ahangaha, murabibona. Cyangwa se ikaba ari itaburiya,
ariko ikaba ifite amaboko maremare. Impamvu ikwiye kuba ifite amaboko maremare ni iyihe rero? Urabona ushobora kujya gukora muri boîte divisionnaire cyangwa muri distribution board harimo amasinga menshi, bikaba ngombwa ko isingi gukora yishishuye ku maboko ugasanga umuriro uragukubise. Urabona kuriya twurira ku ipoto, ziriya poto za trifaze zo mu baturage haba hari amasinga menshi. Ushobora kuzamuka wambaye agapira ishati y'amaboko magufi, ugasanga umuriro nanone ukoze mu muriro, amaboko yawe akoze mu muriro utari wabiteganyije, umuriro ukagufata. Ikindi gikoresho kindi kigendana n'imyambaro y'akazi ku mu electricien ni ingofero. Ingofero ni ngombwa mu kazi kawe wa mutekinisiye we, ni ngombwa cyane. Si ingofero rero isanzwe, ahubwo ni ingofero zabigenewe nk'iyi ngiyi nambaye, murabibona, ikurinda cyane cyane, ndetse kuko akenshi nk'iyo uriye ipoto, iriya poto iba ifite amasinga menshi. Ushobora kurira rero kwa kundi uri kurira ukaba ukojeje umutwe mu masinga, umuriro ukagukubita mu mutwe ugasanga ubaye umusazi. Ikindi ushobora guhubuka, ushobora guhanuka wari ugeze hejuru ukabanza umutwe hasi utambaye isapo nk'iyabigenewe ugasanga urangiritse. Ikindi ugomba kuba ufite mu myambaro ni inkweto. Ntabwo umu electricien akwiye kujya mu kazi yambaye inkweto zifunguye. Ugomba kuba wambaye inkweto zifunze kandi zikomeye. Ikindi inkweto zawe zikaba ziri en plastique cyangwa se ari inkweto z'uruhu, atari inkweto zifite icyuma hejuru, kuko ugomba kwambara inkweto uri bukandagire mu rusinga nubwo rwaba rushishuye ntugire icyuba. Ibyo byari ibikoresho by'ingenzi umu electricien akwiye kugira. Hanyuma kandi umu electricien akwiriye kugira ikinyabupfura n'ubunyangamugayo. Hejuru y'ibyo bikoresho byose mvuze uko ari 13, harimo ubumenyi n'ibindi, ukwiye kongeraho cyangwa se akwiye kongeraho ikinyabupfura n'ubunyangamugayo. Rero ndagusabye nawe umaze kumva iki kiganiro, fata amasegonda 2 ukande like na subscribe. Niba utarayikoze uyikore, urabugize neza. Iyi ni channel yanyu, ni channel yigisha amashanyarazi. Ndabashimiye rero kuba mwabanye nanjye, wowe wafashe igihe cyawe ukamurikira ukareba ino video ikabirangiye ukireba. Ndagushimiye cyane. Imana nikumpera umugisha. Dusubire muri video zikurikira, mu nyigisho zikurikira. Naho ubutaha, bye bye.